Reka tubasuhuze tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hose mu mpande zose z'isi, abari muri Amerika, abari i Burayi, abari muri Afurika, abari muri East Africa, abari mu Rwanda, abari mu kagari ntuyemo, mwese ndabasuhuje kuko ndabizi muradukunda cyane kandi natwe turabakunda. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe Tuzuri TV yakomeje kubashakira amakuru ari bubaryohere, amakuru ari bubasusurutse aho muri hose. Ntimwibagirwe ko ibyo twibandaho cyane cyangwa se amakuru twibandaho ni amakuru agaruka cyane mu myidagaduro, twibanda cyane hano mu karere ka Rubavu. Tujya muri siporo, tujya mu bugeni butandukanye, tujya mu buhanzi. Ariyo mpamvu ejo n'ejo bundi muzajya mubona twabazaniye abaririmbyi, tukabazanira abantu bakora poezi, abakora ubugeni butandukanye. Ntago twabura no kujya mu babumbyi, ntitwabura kujya mu babaji. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko umuntu afite impano, apfa kuba afite agashya mu byo ahanga. So uyu munsi rero turacyari muri siporo, turagaruka ku byaranze umukino w'ejo wahuje Etincelle FC na Gorilla FC kuri stade Umuganda, ubwo hari tariki 30 z'ukwa karindwi 2024. Wari umukino mwiza, wari umukino ubona ko abakinnyi nubwo bose bataramenyerana, kuko usanga amakipe yose muri iyi minsi bakiri kwitegura shampiyona. Amakipe menshi usanga afitemo abantu irimo irarambagiza, iteganya ko izasinyisha, nubwo bamwe baba barangije gusinya, ariko ntago ikipe iba donc abakinnyi ntago baba baramenyerana cyane, ariko uko biri kose usanga bari gukorana ishyaka nyine kugira ngo shampiyona izajye gutangira bararangije kumenyana. Tubereyeho kubashimisha nk'uko mubona siloga yacu iri mu cyongereza ivuga ngo enjoy your life through my talent, ishimira ubuzima bwawe mu mpano yanjye. So reka rero dudatinze, reka twinjire mu kiganiro, tubasaba ko mwakomeza kusharinga amavideo yacu, sharinga channel yacu kugira ngo abantu bashe kuyibona ari benshi, bityo ibiganiro byacu bijye binyura benshi. Kandi tukeneye ko mwajya ari inyunganizi, hari inama, byose turabyakira. Icy'ingenzi ni uko twubaka ibintu bihamye. Ku munsi w'ejo nk'uko nari nabigarutseho, habaye umukino wahuje Etincelle FC na Gorilla FC. Uwo mukino rero ukaba wararangiye Etincelle na Gorilla FC banganije igitego kimwe ku kindi. Ni umukino nyine waranzwe n'ishyaka ku makipe yombi, ku buryo wabonaga ko buri kipe ishaka gutahana intsinzi, bityo ikomeze ishimisha abafana bayo ku buryo na shampiyona nitangira abafana baza bavuga ko dufite ikipe nzima. Usanga ishyaka hanini rigendeye kuko harimo abakinnyi bakeneye ko babona signature mu ikipe, bakabasha gusinya contrat. Mbese ubona ko ari umukino uryoshye, urimo ishyaka, urimo kwitanga, kuko buri wese aba afite icyo ashaka. Ari umukinnyi aba akeneye gusinya, ari wa wundi usanzwemo aba akeneye kugaragaza ko agifite forme, ari umukoca nawe aba akeneye kugaragaza ko shampiyona ari tayari. So urumva rero abantu bajya kuri stade bagiye kureba ama pre-season, bakareba zino match za gishuti, numva ko bararyoherwa cyane. Wanabibona ko icyabikubwira ni nko kumara match y'ejo, abafana ba Etincelle ukuntu bari bishimye muri tribune, wabonaga ko bari gufana wagira ngo ni nk'igikombe ikipe yabo irimo irahatanira. So nyuma ya match rero, ubwo Etincelle FC na Gorilla FC banganyaga, twagerageje kuganira n'abakoca b'amakipe yombi, ariko cyari ikiganiro kigomba guca ku mbuga nkoranyambaga za Etincelle. Ariko mu magambo bagarutseho cyane, wabonaga ko bishimiye uburyo umukino wagenze, bishimiye uburyo abakinnyi bitwaye, bigaragaza ko nabo ku ruhande rw'abo amakipe yabo ari kubaha isura nziza ko bashobora kuzitwara neza igihe shampiyona izaba yatangiye. Wenda twinjiye mu ikipe ya Etincelle niyo tugiye kuheraho mbere yuko tuza kuvuga ku byaranze cyangwa se ku byo umukoca wa Gorilla FC yatangaje. Reka duhere kuri ikipe ya Etincelle. Ese niki umukoca wungirije wa Etincelle yatangaje ku ikipe ye, cyangwa se ni gute byifashe muri Etincelle umunsi wa none?
Eh, ku kiganiro twagiranye ku mbuga nkoranyambaga za Etincelle, umukoca wungirije wa Etincelle Kalisa François, eh, nyuma y'umukino yashimiye abakinnyi be, uburyo bitwaye mu kibuga, uburyo nyine bagaragaje umukino mwiza, kabone nubwo bose bataramenyerana neza, ariko yavuze ko ukurikije igihe gito bamaranye n'ibyo bamweretse uyu munsi, yavuze ko umukino bamweretse kuri uriya munsi ubwo bahuraga na Gorilla FC, ubwo bahuraga na selection y'abakinnyi bakinnye muri Kivu Pre-season Tournament itegurwa n'umugabo bita Basul wa hano i Rubavu, mwese muramuzi, akaba ari na SG wa Etincelle. Coach wa Etincelle yavuze ko iyo mikino yombi bamaze gukina yamugaragarije ko ikipe izaba ikipe nziza nyuma y'uko abakinnyi bamaze kumenyekana cyangwa se bamaze kumenyana, bityo bikaba biri kumuha icyizere ko azagira ikipe nziza izitwara neza muri sezo ya 2024-2025. Ni abakinnyi beza ko bakinnye match, nibwo bwa mbere bari bagihura na bagenzi babo. Ubu dufite indi match itariki ya mbere n'ikipe yitwa Rema y'u Bukavu, ni ukugerageza kongera guhuza abakinnyi hanyuma tukareba ko twabakoresha muri shampiyona. Tugarutse ku bakinnyi n'imikinire ya Etincelle, kuri uyu munsi wa none harimo abarundi babiri b'abakinnyi bavuye i Burundi. Muri abo babiri umwe akaba yarasinye, uwasinye ni uwitwa Rahimu bakunda kwita Ravia i Burundi. Iyo uvuze iryo zina rya Ravia cyangwa se aka Ravia, bahita bamwumva, akaba ari umukinnyi witwaye neza, n'ikipe ye ikaba yaratwaye igikombe bitira perezida cyangwa se coupe du président, nakigereranya n'igikombe cy'amahoro hano mu Rwanda. Uwo akaba ari kubarizwa mu kipe Etincelle, akaba yaramaze gusinya tayari. Tubararikira ko tugomba kugirana nawe ikiganiro, ariko ikiganiro tuzagirana amakuru ye arambuye muzayasanga ku mbuga nkoranyambaga za Etincelle, kuko niho tuzaducisha ayo makuru ari exclusive nk'ayo ngayo, ku buryo nanjye nka Tuzuri TV amakuru nzajya mbabwira menshi nayo nzajya mba nakuye kuri nk'ubusesenguzi nzajya nkora, ni ubusesenguzi buzajya buba buturutse ku mbuga nkoranyambaga za Etincelle, kuko ariho amakuru twese tugomba kujya tuyasanga. Uwo mukinnyi w'umurundi Etincelle imaze gusinya akaba ari umukinnyi ukina kuri nimero 10, umwanya ukinwaho Tenana Kipasa, umukinnyi w'umuhanga cyane wo muri equipe Etincelle. N'amakuru mfite nuko umunsi wa none ku wa gatatu tariki 31 muri iki gitondo Kipasa yakoze n'imyitozo mu kipe Etincelle. Bivuze ko equipe ya Etincelle ifite abakinnyi babiri ku mwanya umwe kandi bose b'abahanga. Murumva ko ibyo byose ni amakuru tugiye kubashakira, turaza kugirana ibiganiro vuba bidatinze kugira ngo ibyo byose tubashe kugira icyo tubimenyaho byisumbuye. Gusa amakuru mbahaye nuko Kipasa na Rahim aka Ravia, abo ni abakinnyi bakina ku mwanya umwe kandi mu ikipe imwe ya Etincelle, kandi bose ni abahanga. Ibirenzeho muzabisanga kuri channel za Etincelle, kuri channel za Etincelle FC, kugira ngo tubashe kugira amakuru menshi kandi aryoshye. Ku munsi w'ejo ku wa kane tariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 2024 hateganijwe umukino wa Etincelle FC, aho izahura n'ikipe yo muri Congo, izaba ivuye i Bukavu, ikipe yitwa Rema y'i Bukavu. Amasaha ariko bazakiniraho ntabwo barayakonfirma, kuko hari amakipe menshi azakorera kuri kiriya kibuga cya Stade Umuganda. Gorilla iri naho i Rubavu, Rutsiro niho ikorera, Marine FC niho ikorera. Ni ukuvuga ngo urumva ko birasaba ko baracyaganira kugira barebe uburyo bari buze guhuza amasaha, bamenya abazakorera entraînement bazazikora ryari, abazafite match bazazikora ryari. Nyine urebye bose banafite imikino ya gishuti ku munsi w'ejo. Gusa Etincelle izakina niyo kipe yo muri Congo, izaba ivuye i Bukavu mu rwego kugira ngo bakomeze bitegure iyi shampiyona. Ku munsi w'ejo ku wa kabiri ubwo Etincelle FC yakinaga na Gorilla FC, umutoza mukuru yari ari mu bitaro aho yaramazemo iminsi 3, bityo nta cyatumye ariko atagira inama umukoca umwungirije kugira ngo abashe kubureba ukuntu abasha kuorganiza abakinnyi be kugira ngo baze kwitwara neza mu kibuga. Bityo uko amakuru arajya
ahinduka cyangwa se uko arajya aramuka mu bitaro turajya dukomeza kuyabakurikiranira, gusa turamwifuriza ko yaza gukira. Ibirenzeho wenda ku by'uburwayi bw'ukuntu yafashwe nta handi twabikura, ni ku mbuga nkoranyambaga za Etincelle nk'uko nari nabibabwiye, ntabwo ari hano ngomba kubitangariza. Aho icyo ngomba kubabwira hano nka Tuzuri TV ni ukubabwira ko ari mu bitaro arwaye. Amakuru arenzeho y'ikipe ni kuri channel za Etincelle FC, bityo tunamwifuriza ko Nyagasani yamworohereza aho arwariye hariya mu bitaro bikuru bya Gisenyi, akamworohereza akongera akagaruka mu kazi kugira ngo dukomeze tugire ikipe imeze neza kandi ifite umutoza nawe ubishoboye. Burya abatoza iyo ari babiri hari byinshi bashyiraho kugira ngo ikipe ibashe guhagarara neza cyangwa se kwitwara neza muri shampiyona. Nyagasani akomeze amworohereze umukoca wa Etincelle Nzeyimana Mailo vuba akire agaruke mu kazi, bityo dukomeze tugire ikipe ikomeje kuba guhereza abafana bayo ibyishimo. Nk'ibisanzwe njye ntabwo natunguwe no kubona umufana wa Etincelle muri stade Umuganda ubwo nyine bazaga gushyigikira ikipe yabo ku munsi yahuraga na Gorilla FC. Wabonaga ko abafana benshi bishimiye ikipe yabo, bafite n'amashyushyu cyangwa se amatsiko yo kureba abakinnyi barimo bararambagizwa mu ikipe ya Etincelle, ku buryo wabonaga ko nyine bashyigikiye ikipe, bashyigikiye mbese bashaka ibyishimo. Burya Etincelle ikintu naje kubona ifite abafana bayikunda by'umutima bya nyabyo pe, kuko iyo urebye kandi uburyo abantu binjiye ari benshi kandi itiki yari ku mafaranga 500, bigaragaza ko bafite ishyaka, bafite icyo bashaka kuzafasha ikipe yabo kugira babashe kubona ibyishimo mu ikipe yabo. So turasaba ko nyine bakomereza aho ngaho, n'abandi batabashije kuhagera bajye bakurikirana amakuru y'ikipe yabo kugira ngo ikipe ibashe kubaho. Burya ni umufana, burya badahari, abafana badahari ntago n'ikipe yabaho. Reka mbyite gutyo, kuko urabona gukina nta muntu ukuri inyuma, nta support ufite y'umufana, burya nabyo bica intege, byatuma n'ikipe imanuka igasubira hasi. Gusa turasaba nyine abafana aho bari hose bongere biyumvemo ikipe yabo, kuko ibyo iri gutegurwa ni byiza kandi ni byinshi bizatuma iyi sezo Etincelle yitwara neza, ariko ntago byabigerwaho umufana atabigizemo uruhare. Bityo tunabashimira intera mukomeze gutera n'uburyo mubigenzamo kugira ngo ikipe ibashe kugira aho igera. Byose ni ukubera umufana na komite nziza irimo irakora akazi katoroshye. Gusa icyo natwe tubijeje ni uko tuzaba hafi tubashakira amakuru ku gihe, kandi turabizi bizabashimisha. Izo zari incamake z'amakuru ari kuvugwa muri Etincelle cyangwa se amakuru ari muri Etincelle FC. Mu kiganiro umutoza wa Gorilla FC yatanze ku mbuga nkoranyambaga za Etincelle, yagarutse ku buryo batakaje abakinnyi benshi muri Gorilla FC muri sezo ishize, ariko kuri uyu munsi none bakaba bari gukora ibishoboka byose kugira ngo babone abakinnyi basimbura babandi, kandi abo bafite ubu ngubu barimo baragerageza, nabo bamaje gusinyisha bahagaze neza. Barabona ko ikipe itazahungabana cyane, kuko barakora uko bashoboye kugira ngo nabo ntibicaye. Nawe yavuze ko bafite ibyo bari gukora byinshi bizatuma nyine ikipe yabo ibasha kwitwara neza muri shampiyona. Urumva ko iyi shampiyona ishobora kuzaba ari umuriro, kuko urumva ko amakipe yose afite imihigo arahize, hari amakipe arafite ubushobozi, adafite ubushobozi. Buri kipe yose irimo irakora iyo bwabaga kugira ngo izabashe kwitwara neza muri shampiyona. Bityo rero umutoza wa Gorilla FC yatangaje ko nabo barimo barashaka abakinnyi bo gusimbura babandi benshi bagiye bava mu ikipe yabo. Reka twizere Gorilla izatanga ibyishimo ku bafana bayo muri uyu mwaka tugiye gutangira w'imikino. Nyuma y'uko Gorilla FC inganije na Etincelle FC 1-1, umutoza wa Gorilla FC hari amagambo yatangaje kuri Etincelle. Reka twumve uko yatangaje nyuma y'uko yaramaze kubona ikipe ya Etincelle bari bamaze kunganya. Ni ekipe nziza cyane mu individualité, ifite abakinnyi bamwe na bamwe ubona ko ari beza, afite amakarite ziri offensif. Ni ekipe ubona ko nayo nigira umwanya wo gukora bose hamwe bamenyeranye. Ni ekipe nayo izatanga akazi muri iyi shampiyona. Gorilla ikaba izamara iminsi 7 i Rubavu, ikazakina imikino 3 ihakorera n'imyitozo mu rwego kugira ikomeze yitegure shampiyona igiye gutangira vuba.
Reka tubibutse ko yari Tuzuri TV, amakuru nakagaruka, ntitwasoza tutabibukije ko kuri ubu imbuga nkoranyambaga za Etincelle FC zirafunguye, zirimo zirakora. Hari YouTube, hari Instagram, hari X, hakaba TikTok, hakaba Facebook. Izo zose zirimo zirakora kuri ubu ngubu. Tubasaba ko nk'umuntu uzajya abona link ya Etincelle ajye ayisharinga mugenzi we, cyangwa se ayisangize mugenzi we, kugira ngo abashe gukora subscribe. Niba ari platform ya Instagram cyangwa se X, ayikore follow, kugira ngo tubashe gukurikira amakuru ya Etincelle, bityo dukomeze tuzamure ikipe yacu, dukomeze tuteze impano za hano mu karere ka Rubavu n'entertainment muri rusange, tubashe kugira aho tuyikura n'aho tuyigeza. Cyari ikiganiro mwakurikira kuri Tuzuri TV. Tuzuri TV nko mpora mbibabwira, ni channel yo kuzana ibyishimo mu banyarwanda ibinyujije mu myidagaduro, twibanda cyane ku mpano ziri mu karere ka Rubavu muri porogaramu ya Visit Rubavu. Tubasaba ko mwakomeza kutuba hafi, dukorana urugendo rutoroshye, ariko hamwe namwe ndabizi bizakunda. Mugire amahoro y'Imana, turabakunda cyane, tubonane ubutaha.